kandi mubabarira we ubona rwose icyo yashakaga gusa no kuva muri gereza arizo mbabazi yari akeneye yaje kuvamo bari bamukatiye imyaka 25. Umwana wanjye nigeze mpura na kesi y'umwana umuntu yaje arakomeretsa aramwosa kandi afite amashereka agambiriye ko mbona ko yaragambiriye kumwanduza sida kuko uwo muntu baje kumupima basanga arayirwaye kandi n'umwana bigaragara ko bari bahuje amaraso. Hanyuma rero mugemurira ibyo nari nshoboye ndamusura kandi numva afite n'urukundo numva nifuza ko rwose yanafungurwa nza kugira n'umugisha koko arafungurwa ariko nibwiraga ko yenda nafungurwa wenda ari satani wamuteye cyangwa wenda I don't know kuko sinari mwizeyemo icyo kintu ko yagikora namubonaga nk'umuntu muzima wakabaye afite ubumuntu niko namubonaga ariko biza kubaho nyine arabikora rero naramubabariye bivuye ku mutima wanjye nta umpatiye. Wongere wumve ko Imana igikora imirimo yahaye Esther urubyaro ntabwo ari wowe yakwigiriza aho mwana kandi Imana yacu irakora. Iyi Mana ngo ijya yimura n'imisozi itabimenye uwo musozi wawe nawe uguhagaze imbere kora umurimo Imana yaguhamagariye buryo buri mu nyungu mba ndi mu nyungu Imana ishimwe nubwo naba nta n'amafaranga ndabona mba ndi mu nyungu zanjye z'ukuri nubwo waba ushonje yo bibaho Mana we ndabizi nzi gukorera Imana nambaye ubusa nzi gukorera Imana shonje isi yo twamamaje ubutumwa niyo nyungu yacu y'ukuri iyo twamamaje ubutu ijambo niyo nyungu yacu y'ukuri iyo turi hano iyo twamamaje ubutu niyo nyungu yacu y'ukuri twebesherejweho na Yesu muri byose tubonera mw'isi iyo twamamaje ubutumwa niyo nyungu yacu y'ukuri. Ushobora kubona umuntu akuganya ati mwene data yamvuze dirijante rwose dirija yamvuze cyangwa se perezida none korari nyivuyemo ngiye sinzanayisubiramo ndigendeye oya hahirwa abakiranura mbwira ati ahubwo wowe se ubundi kuri na mwarimu ukaba nta nubwo mu gihe uri n'umukene n'iduka ryawe nta kintu kibamo wowe nzabatwara nongere mbatware n'undi uzatwitegereje risa bigeze bamutuka ngo zamuka wa munyaruhara we. Twongeye kubasuza mwese nshuti bakunzi ba Stella ninge wa mugore amahoro y'Imana nabane namwe muradukurikira umunsi ku munsi muratwiyereka tuneshejwe n'Imana mu mitima yacu kuko muhari kuba muhari no mugisha kuri twebwe kandi namwe ubwanyu no mugisha ku buzima bwanyu no ku bugingo bwanyu kuko Imana irategura ibyiza kandi byiza bigomba kugira umuyoboro binyuramo ni umwanya mwiza rero duherukana tubararika ko tuzaba tumirira umutumirwa mwakunze muri benshi mukozi w'Imana mwarimu Betty no mumama Imana yahamagaye no mumama ufite ubuhamya bukomeye no mumama wakoreye Imana imyaka ye yose y'ubuzima bwe nekereza ko nta gihe muzi atari umukozi w'Imana kandi muzi imyaka myinshi rero tunejejwe n'Imana mu mutima ko yongeye kumuduha kugira ngo atuganirize ibyubaka ubugingo atuganirize byadukomeza muri uru rugendo no gusangira no kunganirana no kwibukiranya ibyo twari tuzi tukabimenya cyane ibyo twumvise twongera tukabyumva ibyo ubwami bw'Imana ntibisaza ntibigajuka mu mitima yacu dukwiye rero guhora tubyunguka tubyumva kandi tubyuza kugira ngo bifatanyirize hamwe kutugira abana b'Imana nyakuri kandi abaraganwa na Kristo ibyo bugingo bwuzuye. Reka rero tumwakire turatangira dusenga Imana duha ikaze Kristo yongera abane natwe turakwishimiye umubyeyi dukunda abakunzi banjye nabo
barakunezerewe cyane, ndabyizera ko bungutse, bagize umugisha, bagize ihirwe ryo kongera kukubona. Mwami Imana yacu, twongeye kugushima, twongeye kuguhimbaza. Warakoze kutwizera ukaduhamagara, wamara kuduhamagara ukaduha imigisha mu gakiza k'Imana, kandi ukongeraho n'inshingano. Kristo ujya kugenda uravuga ngo nitugende mu mahanga yose tubwirize abantu ubutumwa bwiza, bwiteguza kuri bugufi kugaruka gutwara itorero. Ni muri urwo rwego natwe twongeye kugaruka, turi hano kubw'umurimo wawe, kandi twamaramaje rwose kugukorera nk'abagore wahamagaye, nk'abagore uhaye umwanya, nk'abagore uhaye ijambo, nk'abagore uhaye umugisha, nk'abagore wizeye ukabatuma ku isi yose. Turabigushimiye cyane. Rero uyu ni umwanya mwiza uduhaye, turawugushimiye. Umugaragu wawe ndamusengeye, asanzwe akoreshwa nawe, wongere umukoreshe kuruta mbere, wongere umuganirize kuruta mbere, wongere umwuzuze kuruta mbere, kugira ngo imitima y'abera ihembuke kandi komeza igubwe neza kubwo kwakira iby'ubwami bituruka mu kanwa ke. Ndabizi neza iyo uhagararanye n'umuntu nibwo abasha gukora iby'imbaraga n'iby'ubutwari. Rero tukubanje imbere Kristo, n'abari twe tugutumye ku mitima ya bene data, abadukurikiye muri uyu mwanya n'abazadukurikira mu bihe bizaza, abo ngabo bose imitima yabo igubwe neza kandi yongere yunguke, yongere ihembuke, byose bituma Imana yacu ishyirwa hejuru. Bana natwe rero dukoresha iby'ubutwari kuruta mbere, tubisabye Imana Data wa twese mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tuguhaye ikaze. Nibyo narimo nkubwira mu kanya, uko bukeye nuko bwije umuryango wacu uhora wunguka, umuryango wacu uhora waguka. Ongera wibwira abakunzi, ubibutsa amazina, ubarizwa donc adresse ziri full, hanyuma dukomeze n'ikiganiro cyacu. Yego, adresse ziri full. Yego. Amazina yanjye nitwa Betty Nyiramukiza. Nkaba ndi umumama ufite abana 3 n'umugabo, ariko kandi mfite ibyiringiro ko nzabona n'abandi. Hanyuma rero nkabasengera Kacyiru mu mudugudu wa International, niho nkorera umurimo w'Imana. Ndi umwe mu bayobozi b'uwo mudugudu. Ni chapelle hari ikoresha Icyongereza n'Igifaransa. Tugira amateraniro 3, irya mbere niryo ry'Icyongereza, andi 2 n'ay'Ikinyarwanda. Muri make niho nkorera umurimo w'Imana, ni naho ntuye aho hafi. Nezezwa n'umuhamagaro Yesu yampamagaye wo kubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Ndabishimiye rero kuri Mana ishimwe Stella, nije wa mugore. Imana ibaho umugisha. Haleluya. Turanezerewe cyane. Ugira ukuntu wivuga neza bikaryohera umutima wanjye. Iyo ugeze ku bana mpita numva nyine ubunkiza ahantu. Kwitwa mama Axela, mama Beni. Haleluya. Imana ishimwe ko yaduhaye uwo mugisha wo kwitwa ababyeyi. Tugitangira iki kiganiro, reka dukomeze duhumurize abantu mu gitegereje Imana kugira ngo ibahe urubyaro. Hari ababyeyi bakirindiriye Imana, hari abamaze imyaka mikeya cyangwa myinshi. Aho uri hose wongere wiyungemo akabaraga, wongere ukomere, wize imbaraga z'umutima, wongere wumve ko Imana igitabara, wongere wumve ko Imana igikora imirimo. Yahaye Stella urubyaro, ntabwo ari wowe yakwigiriza aho mwana, kandi Imana yacu irakora. Iyi Mana ngo ijya yimura n'imisozi itabimenye. Uwo musozi wawe nawe uguhagaze imbere, Imana iwimura uwo musozi ntumenye ibyabaye, ujye kwisanga usange wakuvuye imbere. Ndumva nejejwe n'Imana mu mutima, kuko tugiye kuganira twese turi ababyeyi, kuba turi abamama ni umugisha udasanzwe. Tubishimiye Imana rero iduhaye uyu mwanya. Imana iguha umugisha kwitabira ubutumire, kandi Imana iguha umugisha kunezezwa n'umuhamagaro. Ntago biba byoroshye mu itorero ryacu rya DPR. Abanyarwanda barabyumva, n'abari hanze barabizi, kubona umudamu w'umwizerwa uhabwa inshingano. Ubundi iyi no standard ya nyuma y'umugore w'umurokore mwiza muri ADPR, umugore w'umunyembaraga wo muri ADPR, umugore w'umutsinzi wo muri ADPR, donc umugore w'imico myiza muri ADPR, umugore w'umukozi w'Imana wemewe ku gipimo gihagije. Nugera kuri uru rugero rwo kuba mwarimu w'umudugudu, noneho we ni mwarimu w'umudugudu w'Icyongereza n'Igifaransa, bisobanura ngo ni pasiteri w'abazungu. Ubuntu bw'Imana. Haleluya. Amina. Ubyumva ute iyo wirebye ukikebuka ugasanga uri umukozi w'Imana, uri pasiteri w'umumama? Nge mba ngufata ku rwego rw'umupasiteri, kuko nibwo bupasiteri muri ADPR wacu, nibwo bupasiteri niho bugarukira ku bamama.
turabishimira Imana ntacyo bidutware doctrine z'itorero ryacu turabyenjoyinga itorero ryacu turarikunda dutewe ishema naryo it's fine biraryoshye ku kigero cyabyo Imana ihimbazwe ko yakwizeye ikakugira umubyeyi w'icyitegererezo nka mwarimu w'umudugudu wa international. Ese mwari ubyumva ute iyo wikebutse ugasanga uri umugore w'umutsinzi muri urwo rwego ushumbye uri umushumba ushumbye intama zizi kuvuga igifaransa n'icyongereza? n'ubuntu bw'Imana numva ari ubuntu bw'Imana, numva atari uko nize menshi cyane, numva atari indimi nyinshi, gusa numva ari ubuntu bw'Imana ko yashimye kuhanshyira kandi n'ubundi naho ariho hose nagenda. Rero numbyumva nk'ubuntu bw'Imana bugeretse ku bundi. Ndumva aricyo nabivugaho kuko Imana nyine yaraduhamagaye itugabira umurimo kandi twohereza aho ishaka kandi turakomeje n'urugendo. Wasanga mu myaka iri imbere nzaba ndi n'ahandi, kandi ni byiza gukorera Imana umuntu anyuzwa abohotse anezerewe yumva ari comfortable atanyeganyezwa n'ibiriho none n'imiyaga rwose. Kandi se ubundi Imana inyita umushumba hanyuma abadepere bakagita mwarimu birwaye ikizi naci bidutwaye turabashumba ngo tushumbye intama z'Imana nuko turi abadamu biterwa n'iki Imana itwita kandi iki Imana itwita kiruta ikisi imbaraga gifite imbaraga kuruta ikisi itwita. Nabyumvise cyane si byose iki Imana itwita nicyo gifite agaciro kuruta ikisi itwita. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Mba numva nezerewe, mba numva ndyohewe donc kubona umuntu urimo gukora umurimo w'Imana abyiyumvamo atari ibintu ahatwa atarabigiyemo kubw'impamvu imwe cyangwa iyindi, ahubwo ni kubw'ubuntu bw'Imana. Muririmbyi yabiririmbye neza aravuga ngo kubw'ubuntu bwinshi busaga twemewe n'Imana ihoraho, icyo nicyo cyambere. Arasubira aravuga ngo kandi kubw'ubuntu bwinshi busaga twanahawe gukorera Imana twibesherejweho na Kristo muri byose tubonera ariko iyo twamamaje ubutu Imana ishimwe. Aravuga ngo iyo twamamaje ubutu niyo nyungu yacu y'ukuri. Bese iyo uhagaze imbere y'iteraniro ukora umurimo Imana yaguhamagariye buryo buri mu nyungu. Mba ndi mu nyungu Imana ishimwe nubwo naba nta n'amafaranga ndabona, mba ndi mu nyungu zanjye z'ukuri. Nubwo waba ushonje bibaho Mana we ndabizi nzi gukorera Imana nambaye ubusa, nzi gukorera Imana shonje, ariko iyo namamaza ubutumwa niyo nyungu yanjye y'ukuri kuko hari n'abari kumvira ijambo wenda koko bashonje ariko nimukomere. Iyo namamaje ubutumwa niyo nyungu yanjye y'ukuri. Iyo namamaje ubutumwa niyo nyungu yacu y'ukuri. Twibesherejweho na Yesu muri se tubonera mu isi. Iyo twamamaje ubutumwa niyo nyungu yacu y'ukuri. Iyo twamamaje ubutumwa ijambo niyo nyungu yacu y'ukuri. Iyo turi hano iyo twamamaje ubutumwa niyo nyungu yacu y'ukuri. Twibesherejweho na Yesu muri byose tubonera mu isi. Iyo twamamaje ubutumwa niyo nyungu yacu y'ukuri. Nkunda ishyaka ugira kubw'Umwami, nkunda ukuntu urwanira Imana ishyaka, nkunda ukuntu utajya ucogora nubwo ibigucogoza byaba bikugose. Reka ngushimire, uri umubyeyi w'icyitegererezo vraiment. Imana iguha umugisha, turakwishimiye cyane. Rero dutangiye gufashwa no kwinjiramo no kuryoherwa tutaragera no ku ntego y'umunsi. Uyu munsi ikintu numvise naguhamagarira gusangiza abera mwari tujya dusoma ijambo ry'Imana, tugasoma ijambo rivuga ngo nta nubwo nibuka ahantu ryanditse ariko riri muri Bibiliya. Ntabwo
si ku bwacu ibi byose si ku bwacu ahubwo ni ku bwanyu inshuti bakunze iri jambo ushobora kuba wajya kuryumva ukumva ni ijambo ritoya ariko mwari maje kukubwira kuntu ari ijambo rinini imbabazi ni ijambo rinini kandi se no mu busanzwe uri umumama ufite famiye ufite umutware ufite n'abana ufite n'abo mubana aburera ufite n'abashinzwe inshingano baba bari mu kazi reka no kubita abakozi ariko ufite abandi bagufasha ubuzima bw'urugo kugira ngo bugende neza ubona imbabazi ari ingenzi mu muryango imbabazi ni ingenzi cyane impamvu imbabazi ari ingenzi ijambo riravuga ngo hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirirwa kugira imbabazi rero ni ingenzi kuba gufasha iyo mirimo yaba iyo mu rugo yaba n'iyindi isanzwe kugira imbabazi ni byiza bituma umutima wabohoka bigatuma kandi n'uwubabariye nawe abohoka impamvu mpereye ku umuryango niyo niryo torero ritoya niryo torero ritoya dufite kandi dufite nk'inshingano kandi tubana naryo nk'abazaribazwa buriya ikigaragaza ikintu kitwemeza ko imbabazi ari umushinga w'Imana kandi mugari nuko no mu rugo burya habamo amakosa ntago haza imbabazi hataje ikosa iyo haje ikosa niko ntekereza iyo hari ikosa nibwo haba hakenewe n'imbabazi mu muryango umwana yakosa umutware yakosa umudamu yakosa umukozi yakosa mu rugo umukobwa ugufasha imirimo yakosa umusore ugufasha imirimo yakosa ugufasha mu kazi kawe ka buri munsi wese yakosa ukwiriye kuba umunyembabazi noneho tuzamuka ubwo tuvuye ku muryango niryo torero ritoya tugeze ku itorero ushumbye imbabazi no mu itorero buriya byavamo cyane imbabazi ni ngombwa ni ikibazo cyiza imbabazi ni ngombwa mu muryango kuko nta bantu babana nk'abamarayika turi abantu icyiza rero ni uguhora uzana agashifo ko guhanagura amakosa yose wakorewe ikindi rero no mu itorero ni ngombwa imbabazi kuko Yesu niwe dufatiraho urugero icyitegererezo niwe wanditse hangaha muri Matayo ibice 5 umurongo waho wa 3 umurongo waho wa 7 haravuga ngo hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirirwa hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana hahirwa abakiranura kuko aribo bazitwa abana b'Imana hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo no mu itorero rero iyo ni Yesu dufatiraho urugero mu itorero hakwiriye kubaho imbabazi ukwiye kubona umushumba mugenzi wawe ukamubonamo imbabazi ukwiye kubona umwarimu mugenzi wawe ukamubonaho imbabazi ukwiriye kubona umukristo umudiyakoni ukamubonaho imbabazi muri make mu itorero dukwiriye kugira imbabazi kuko Yesu aravuga ngo hahirwa abanyembabazi Imana itwigisha kuko aribo bazazigirirwa itwigisha rero kugira imbabazi kandi tubyiyumvemo tubifiringe tubigenderemo kuko aribo bazazigirirwa hahirwa b'imitima iboneye iyo ugira imbabazi uranazisaba sibyo kandi iyo uzisabye uba ugize umutima uboneye bigendanye rero n'iri jambo rivuga ngo hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana hahirwa noneho abakiranura muri make iyo uri umushumba cyangwa uri umuyobozi ugomba no gukiranura bazaza kukugana bakubwira bati dore kanakangire gutya namvuze ibyo kuvuga byo bicakarongo iwacu rwose bibaho cyane rwose Bibiliya iravuze ngo hahirwa abakiranura kuko aribo bazitwa abana b'Imana hahirwa barenganyirijwe gukiranuka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo hahirwa abakiranura abo rero ushobora kubona umuntu akuganya ati mwene data yamvuze dirijante rwose dirija yamvuze cyangwa se perezida none korari nyivuyemo ngiye sinzanayisubiramo ndigendeye oya hahirwa abakiranura gana abakozi b'Imana kandi mubabarirane kuko imbabazi zituruka ku Mana imbabazi ziruta ibitambo zishima hejuru y'urubanza kandi iyo ubabariye burya uba utsinze Satani uba umukandagiye uba umubwiye ngo n'ikindi gihe mfite Imana yancunguye y'umunyembabazi Imana ishimwe rero iri jambo ni icyitegererezo cyiza kuko riravuga ngo hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirirwa hahirwa b'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana kugira umutima uboneye
gukosa nyine warubajije bibaho ariko muri uko gukosa kwihutira gusaba mugenzi wawe imbabazi ukanihutira no gusaba Imana imbabazi kandi ukababarira ukibagirwa. Hanyuma iri jambo rikomeza rivuga ngo ku murongo wa 3 hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavura kuko aribo bazahozwa. Hahirwa abagwaneza kuko aribo bazahabwa isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko aribo bazahaza. Umuntu ufite inzara n'inyota byo gukiranuka uwo ni uzahaza. Iri jambo rero ni ukuri rwose. Hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirirwa. Reka mvuge ngo nimuze tubabarire. Babarira mugenzi wawe, babarira umwana wawe, babarira umugabo wawe, babarira n'umugore wawe, babarira n'inshuti yawe kuko Bibiliya niyo Yesu niwe cyitegererezo kandi yagiraga imbabazi. Imana iguha umugisha. Ijambo riramfashije ku buryo rihise rituma nigira hirya cyane nkongera kumva Imana bundi bushya. Mu buzima bwacu bwa buri munsi gukoserezwa ni ibintu byoroshye cyane, meme si natwe tugenda gukosa birashoboka, ariko mwene data nankosereza nta kindi mugomba keretse imbabazi. Ashobora kugukosereza ntanamenye ko yagukoshereje, ashobora no kubimenya ko yagukoshereje gusaba imbabazi wenda bikaba bitamubamo. Buriya nakora iki? Ni iki nakorera umuntu uzi gukosa ariko akaba atazi gusaba imbabazi? Mu ruhande rwanjye wakosherejwe iyo ntanze imbabazi bimfasha iki? Iyo utanze imbabazi wakosherejwe bigufasha kubohoka, ukumva umutima wawe uri free, ukumva umutima wawe ubohokeye ubwami bw'Imana. Ikintu cy'ikibuye wikoreye umubabaro, ubundi iyo umuntu aguhemukiye ntushobore kumubabarira, ubu bwawe wishyizeho umutwaro uremereye kugenda wikoreye umuntu waguhemukiye kandi wenda atanazi ko yaguhemukiye cyangwa akaba yanabikoze yabigambiriye. Ariko iyo umubabariye ubwawe urabohoka kandi n'ubabariye nawe ubumubohoye umutima. Kuko eregana nubwo bisaba ko tubabarira abantu kuko badusabye n'imbabazi, ukwiriye kubabarira n'utanazi gusabye. Ntago ari ngombwa rwose kuko ashobora kuba koko nkuko bivuga atazi gusaba imbabazi. None se uzagomba wikorera uwo muntu utazi gusaba imbabazi? Mubabarire. Ushobora no kumwereka niko sakanarihakana ndaribona akavuga ati byo nabikoze ariko ibyo si ikosa. Ese ubu ni ikosa? Mu by'ukuri aho ngaho navuga ko mu by'ukuri imbabazi ziruta ibitambo. Na kwanzura mvuga imbabazi zishima hejuru y'urubanza. Kandi mu buzima buri muntu wese ahura n'ibimukomeretse, ahura n'ibimubabaza. Kuko bubitubabaza mu buzima bw'isi turimo dusanga ari nabyo byinshi. Urugero nk'umumama ushobora gutura nk'ahantu bakagutwarira umukozi, sibyo? Jewe umuntu yigeze kubinkora aramujyana haranambwira ati ahubwo wowe se ubundi kuri na mwarimu ukaba nta nubwo mu gihe uri n'umukene n'iduka ryawe nta kintu kibamo, wowe nzabatwara nongere mbatware n'undi uzazana. Arabivuga arabimbwira. Mu by'ukuri rero hari igihe umuntu apfa no kwivugira atazi umukozi w'Imana icyo ari cyo, atazi icyo Imana ivuga ku mukozi w'Imana, kuko Imana yubaha abakozi b'Imana cyane. Ari naho n'ijambo ry'Imana rivuga ngo hari igihe ukuboko kw'Imana kujya kuremerera abarwanya abakozi b'Imana. Nukuri hari igihe kujya kubaremerera. Gusa twebwe nk'abakozi b'Imana dukwiye kubababarira, kuko hari igihe umukozi w'Imana ashobora kubabara yakuvuma imivumo ikagufata. Twitegereje Risa bigeze bamutuka ngo zamuka wa munyaruharawe. Kari akagabo nyine ngo kagufi, komantere ya Bibiliya ivuga yari kari kagufi kuko afite n'imwemwe rwose bareba ngo kabana n'igikundiro ngo afite. Uyu Elisa wo muri Bibiliya w'umuhanuzi. Noneho rero baramusuzugura bitewe nuko bamubonaga, ariko batazi ikiri muri we imbaraga gifite. Ayo bageze imbaraga z'Imana iyo zikurimo ubu uri umuntu w'Imana nyine, uri umuntu Imana yemera yubaha iyo ubwami bw'Imana buri muri wowe kandi koko ukaba wera n'imbuto z'abakiranuka. Noneho ngo ahita azabiranwa n'umujinya aravuga ngo zamuka, ngo ahita avuga ngo idubu nizize ziba cemo kabiri.
idubu ngo zahita zizamuka ziruka. Kera rero igihano cyahitaga kiziraho ngo direkte zirabacagagura zirabarangiza. Rero nanabwira abakozi b'Imana ko badakwiye kwihutira kugira uburakari kuko icyo gihe nyine yarabugize ari gihe biba ngombwa koko, ariko imbabazi nizibe nyinshi kuruta ibikuremereye, kuko isi yo ntizabura kuturemerera. Jewe uwo muntu naramwitegereje numva aranyumije, ndamubwira nta kibazo uzajya ubitwarira, Imana izagizana n'abandi. Rero icyo nashaka kukubwira, ijambo rivuze ngo hahirwa abanyembabazi kuko ari bo bazazigirirwa. Noneho hano akavuga ngo hahirwa abashavura. Niba warashavuye ko kuzira ubutumwa bwiza, umuntu akagusuzugura kuziza kuri umukozi w'Imana, akabona yuko ntacyo ufite, Bibiliya ikwita umunyehirwe. Kandi barahari bari kunyumva, baba pasiteri cyangwa abarimu rwose basuzuguritse, abantu bakabona ko babafata uko biboneye. Bibiliya dore irabavugaho mukomere, nimugire imbabazi mu mitima yanyu. Ariko numunamenye ko hahirwa abashavura, hahirwa n'abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavura kuko ari bo bazahozwa. Uzahozwa mwene data, ibikuriza ni byinshi, ariko urahirwa niba uri muri aba Bibiliya ivuze. Noneho hano aravuze ngo kuko ari bo bazahabwa isi. Erega Imana yatugabije n'iyi si, iyi tugabiza ngo tuyibwirizeho ubutumwa, kandi isi nibiyuzuye n'iby'Uwiteka. Kandi ubwo dukorera Uwiteka azagura imitima yacu, aduha umugisha. Ariko Imana iradusaba kubabarira. Imana ishimwe cyane. Ese mwari ntaguciye mu ijambo, biruzuzanya n'ubutumwa bwiza n'iri jambo dusomeye. Hariho ukuntu abantu bamwe bajya bagira ngo abakozi b'Imana bikoreza abandi imitwaro bo batakozaho imitwe y'intoki zabo. Ariko nibutse ubuhamya bwawe, nibutse ko iri jambo ryaragucengeye, ryaranagufashije, wananarikunze kugeza ubwo ushyira mu bikorwa icyo ijambo ry'Imana rigusaba. Ni inshuro nyinshi wenda ubikora, ariko si ngombwa ngo ibintu byose tunyuzemo ubuzima bwa buri munsi bimenyekane. Ariko hari igihe wigeze kuba umunyembabazi, nanjye ubwanjye ngira ubwoba. Dusangize ku buhamya agace gato. Hari ikintu wahuye nacyo ku bijyanye n'ubuzima bw'urushako cyangwa se ku bana, mu buzima bw'umuryango wawe. Hari umuntu wigeze kuguhemukira ariko umubera umunyembabazi, yazigusabye cyangwa atazigusabye. Dusangize kuri ubwo buhamya kugira ngo bene data bumve ko nta gikomeye cyaruta umwana wawe cyangwa umugabo wawe cyangwa iki. Kugira imbabazi ntabwo ari ukugira imbabazi bamenye idongo gusa cyangwa itasi gusa, ntabwo ari ibyoroshye. Imana iradusaba kubabarira, tuba abanyembabazi kugira ngo tuzaraga ubwami bw'Imana. Ariko se ku kihe gipimo? Barumbajije ikibazo kivuga ngo se hari atari ugupfa kubivuga gusa, hari turimo tubishyira mu bikorwa. Ni ku ruhe rugero twaba abanyembabazi? Ni ukubabarira ku tuntu tworoshye gusa, umuntu yakwambuye amafaranga, umuntu mu rugo yamennye itasi, tubabarire ku rwego ruri hejuru, ku kintu cyose ubona kimeze nk'imbogamizi, uzura imbabazi, kuko Imana ni nyembabazi. Kubabarira ku gipimo cyo hejuru cyane cyane. Kandi si ngombwa kubabarira umuntu yagusabye imbabazi, wowe mubabarire, kuko Yesu yatubabariye nta mbabazi twamusabye, sibyo? Aranadusengera. Igetsemane se ntiyadusengeye, ngo n'abazanyizezwa n'ijambo. Yesu rero adusaba kuba abanyembabazi, kuko bibohora umutima kandi bikabohora n'ubabariye. Yego, ndumva aricyo nagusubiza. Dusangize ku buhamya bw'ikintu gikomeye watanzeho imbabazi. Ndakiza ariko ndashaka kugisangiza abera kugira ngo bongere nabo bafashwe, bongere bumve ko ari ngombwa, bumve kandi ko ari byiza. Okay, murakoze. Ntabwo nari naje ndi butangeho ubuhamya, ariko nanone kubwira ijambo nigeze mpura n'ikintu kinsaba gutanga imbabazi, kuko ndabizi iyo ubu buhamya mbuvuze hari igihe abantu bibaza ibibazo byinshi bagakenera no kubibaza, kandi umwanya atari munini dufite. Ariko nigeze umwana wanjye, nigeze mpura na kesi y'umwana, umuntu yaje arakomeretsa, aramwosa, kandi afite amashereka agambiriye ko, mbona ko yaragambiriye kumwanduza Sida, kuko uwo muntu baje kumupima basanga arayirwaye.
kandi n'umwana bigaragara ko bari bahuje amaraso. Hanyuma rero abaganga bahitamo gufata umwana bamushyira ku miti, nanjye nibyo nasabaga kugira ngo bibe byafasha umwana wenda afashe imiti mbere y'amasaha 72 hari icyo byakora umwana akaba muzima. Rero uwo muntu naramubabariye, cye muri njyewe ntitaye ku kintu icyo ari cyo cyose, numvise muri njyewe hajemo imbabazi, kandi nashingiye kuri ijambo ry'Imana kuko rivuga ngo hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirirwa. Ko Satani ashobora gukoresha umuntu ikibi, ariko wowe muntu w'Imana, wowe amenye Imana, bisaba ko umubabarira. Naramubabariye rero sinshaka gutinda, ndamugemurira ibyo nari nshoboye, ndamusura kandi numva afite n'urukundo, numva nifuza ko rwose yanafungurwa, nza kugira n'umugisha koko arafungurwa. Ariko nibwiraga ko yenda nafungurwa wenda ari Satani wamuteye, cyangwa wenda I don't know, kuko sinari mwizeyemo icyo kintu ko yagikora. Namubonaga nk'umuntu muzima, wakabaye afite ubumuntu, niko namubonaga. Ariko biza kubaho nyine arabikora. Rero naramubabariye bivuye ku mutima wanjye, ntawe umpatiye, ntawe umbwiye ngo bikore gutya kugira ngo bitagenda gutya, oya, kubera ko namenye ijambo ry'Imana icyo rivuga, ndamubabarira. Kandi mubabarira we ubona rwose icyo yashakaga gusa no kuva muri gereza, arizo mbabazi yari akeneye. Yaje kuvamo, bari bamukatiye imyaka 25, bamukatiye iyo myaka, nkabitekereza nk'umurokore, nk'umubyeyi, nkareba ukuntu uwo muntu azaguma muri gereza, nawe ubwe afite abandi asize, kandi nawe ubwe noneho anarwaye. Urumva ko yari afite icyo kibazo cy'uburwayi, Sida, hepatite, byari ibintu bikomeye. Rero ntago nigeze nita cyane ku buhemu ankoreye, ahubwo nitaye ku kijambo ry'Imana rivuga, ndamubabarira, nza no kugira umugisha arafungurwa. Ko leta nayo n'umubyeyi, hari igihe ireba nubwo byagaragaraga nka viole cyangwa ihohoterwa ry'umwana, ariko hamwe no gusenga hari igihe Imana ishima kubicisha muri iyo nzira kugira ngo n'uwo muntu yoroherwe. Hanyuma rero birangira nyine mubabariye, baranamufungura, ariko nibwira kazaza no kunsaba imbabazi nibura kugira ngo umutima woroherwe, kuko urumva n'umuti unywa ushaririye. Ariko ntiyigeze azisaba, ahubwo yakomeje rwose n'ibindi bikorwa bibi no kugambirira kubi. Ariko ibyo ngewe nari namaze gufata icyemezo cy'umutima wanjye ko namubabariye, kandi rwose biri mu mutima. Birashoboka ko wababarira umuntu wenda leta igakora ibyayo, kuko ni ngombwa n'abashinzwe izo nzego, kuko baba bagomba gukora inshingano zabo n'umurimo wabo. Ariko ngewe nk'umukristo ntago bikuyeho ko nababarira mugenzi wanjye, kuko Yesu aravuga ngo mubabarirane ibyaha, mugirirane imbabazi, ko mu Bafilipi havuga. Rero niko nabigenje. Cyakora yenda mbwiye abumvira ijambo ry'Imana, umutima wanjye wari wakomeretse cyane. Sije jyenyine, twese n'umutware, nenda n'inshuti zacu, ababyumvise n'umuryango warakomeretse. Kandi sinanavuga ko ari twebwe nk'umuryango wacu gusa, n'umuryango uriya muntu nawe avukamo nawo biragaragara ko yari abakoreye ikintu kitari cyiza. Umuntu wese wabyaye wagiye kugisa kumva ukuntu umwana avuna, kubona inshuti cyangwa umuturanyi cyangwa umuvandimwe agambirira gufata ibere rya zikarwaya akaryonsa umwana wawe, mu by'ukuri ni ikintu ndengakamere. Imana iguha umugisha ko wakoze ikijambo ry'Imana rivuga, kandi ugakora icyo ubwami bw'Imana bwagutegekaga gukora. Gusa mu buzima bwacu bwa buri munsi duhura n'ingorane, duhura n'imbogamizi. Hariho ukuntu nyine ushobora gukora icyo gikorwa wumva ko kizagira reaction, hari ikindi azakora nyuma y'uko ukoze icyo kintu. Ikintu wari ukoze ni ikintu ndengakamere, kumugirira imbabazi kuri iyo myaka. Yakabaye ari umuntu uzaza agakura ubwatsi, agashima, akavuga ati mwarakoze kumbabarira, ne Satani wa donc akakubwiza ukuri kose ko mu mutima. Nyuma yo kutakubwiza ukuri, ndatekereza ko ahubwo wakomeretse kurutaho. Jewe ntabwo ibikomere Yesu ajya bitwomora, kandi abanyarwanda muri rusange bagira ibikomere byinshi. Ushobora kuba utarakomerekejwe wenda n'umwana, ugakomeretswa n'umugabo, cyangwa se ugakomeretswa n'umugore, ariko cyangwa ugakomeretswa n'inshuti yawe magara,
cyangwa se ugakomeretswa n'umuturanyi. Gusa icyo nabwira abakunzi b'Imana nuko itorero ry'Imana navuga ko hari igihe umuntu agera nk'ahantu hameze nk'ahanyamutunzi na Lazaro, kuko nyamutunzi yari ari mu buzima busa naho bworoshye, ariko Lazaro imbwa zikajya ziza zariye zahaze zikaza no kuri gata mu biguma bye, ariko Lazaro arakomeza arihangana ababarira nyamutunzi, kandi yumva yuko igihe kizagera akagera mu gituza cya Yesu ahazaruhukira. Navuga rero ngo iyo wamaze kumenya yuko uri umugenzi ujya mu ijuru, hari ibintu wirengagiza cyangwa ukanabyibagirwa, kuko mu Bafilipi 3:12 haravuga ngo nibagirwa ibiri inyuma gasingira ibiri imbere, ndamaranira kugera aho dutanguranwa ngo mpabwe ingororano z'Imana. Birakwiriye rero ko dusiganwa tugafata icyo Kristo yadufatiye tutitaye ku bitubabaza, kuko ibitubabaza byo ni byinshi. N'umuririmbyi yaravuze ngo ndacyabona ibimbabaza haracyari bindushya, ariko aravuga ngo nyamara ubwo turi kumwe nzi yuko ntacyo nzaba. Rero hari igihe umuntu avuga nk'ubu buhamya abantu bakabwumvaho uburyo butandukanye, ariko igituma Imana iba yatugerageje no kugira ngo dukomeze n'abandi nabo bakomere. Kandi ninginge n'umuntu wese rwose utazi no gusaba imbabazi, akwiriye rwose no gusaba imbabazi. Erega ni byiza gusaba imbabazi, kandi ni na byiza kubabarira muntu uri kugeragezwa. Yenda erega nubwo ngiye nahuye n'ikirebana n'umwana, hari n'umugabo n'umugore babana, umwe yaracitinze undi akamucitinga wenda akamwanduza ubwo burwayi. Nabyo rero navuga ngo niyihangane kandi ababarire. Imana ishimwe. Kubabarira rero ijambo ry'Imana rirabidusaba, ritubwira ngo hahirwa abanyembabazi ko ari bo bazazigirirwa. Numvaga ntari buvuge kuri ubu buhamya, ariko bibaye ngombwa yuko wenda mbuvuga ko ari ubunsabye, kandi wowe ubuzi kurushaho. Umwana imyaka yose yarwaye, ari mu bitaro akamaramo amezi 7-8, umuntu akagera ubwo agurisha ikintu cyose atunze kugira ngo avuze umwana. Hari uwavuga ati subwo nge sinamuvuza ngo ndinde nigwatiriza ibyo ntunze kugira ngo mvuze umwana hejuru y'uwo mugome ahari. Kavuga ati nge namukorera ibindi cyangwa sinamubabarira. Ariko bene data, kubabarira ni umuti, kuko tubona yuko n'abantu bakoze jenoside bari kugenda batera intambwe basaba imbabazi, kandi n'abayikorewe nabo bakababarira. Ni byiza rero kubabarira, kuko ijambo ry'Imana riravuze ngo hahirwa abanyembabazi kuko ari bo bazazigirirwa. Kandi hano bakavuga ngo imbabazi n'ukuri nibyo bitwikira gukiranirwa. Imana ishimwe. Kandi kubaha Uwiteka niko gutuma abantu bareka ibibi. Ndabwira abantu kubaha Uwiteka. Imana ibahe. Tugana ku musozo, reka tugusabe mwene data wo udukurikiye uyu mwanya, hariho ibintu wari warakomerekejwe ukumva ntiwababarira, ariko kubabarira ni ukwigirira neza. Ubukozi cy'ijambo ry'Imana rigusaba icyo ni kimwe, kandi iyo ubabariye uruhuka mu mutwe, uruhuka mu mutima. Iyo ubabariye urongera ugahembuka kuba kikabundi bushya. Ariko iyo uhora wumva kutababarira, uhora uzenguruka iruhande rw'ibyagukomerekeje. Ntabwo watera intambwe ujya imbere, ahubwo uhora uzenguruka iruhande rw'igikomere cyawe kugira ngo wumve ko watuza cyangwa waruhuka. Rero reka tugusabe wongere wuzurwemo n'ubumana, wongere wumve umwuka wera atembera mu mutima wawe, uburyo bwatuma ubabarira umuntu. Ntabwo kumubabarira ari ukumubabarira dutoya ngo ibinini wumve ko nyine bihambaye. Amategeko azakora icyo agomba gukora kandi icyo ateganya, ariko mu ruhande rwawe ugasaba imbabazi mugenzi wawe, ugasaba Imana imbabazi, mbese kugira ngo ubone amahoro yo mu mutima. Reka tumusabe adusengera Imana ibaha umugisha. Murakoze. Reka dusenge. Ariko nabwira abadukurikiye ko ijambo ry'Imana iyo wamaze gukizwa ntabwo bikuremerera kubabarira, ariko iyo utarakizwa bishobora kukunanira. Nkaba nahamagarira abantu rero kwakira Umwami Yesu kugira ngo ibyo bintu babishobore. Ikindi, iyo tuvuga ubuhamya nk'ubu, ntabwo ari ukwishima hejuru y'abatubabaje cyangwa abatugiriye nabi, ahubwo tuba twigisha abantu ko bakwiriye rwose kugira umutima wari muri Kristo Yesu. Bakagira umutima uca bugufi, kuko kwishyira hejuru nta kintu rwose
bimara, ntacyo bimarira ababibona na nicyo bimarira Imana yabahamagaye. Imana ibaha umugisha, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, mudaherwa ubu buntu bw'Imana kubupfusha ubusa, ahubwo muhinduke rwose mufite imitima mishya, Imana ibagirire neza. Uwiteka Mana nyir'ijuru, dusengeye imitima y'abadukurikiye. Hari uwumvise iki kiganiro akaba yarananiwe kubabarira kandi akaba yarananiwe kwihanganira mugenzi we. Mu izina rya Yesu dusengeye aba bantu kugira ngo bafashe kandi neza y'Imana iboneke kuri bo. Abari mu bigeragezo, abakomerewe, abari mu bitaro, baremerewe cyane n'ikigeragezo ndetse batishyizemo, Mana turabasengeye kugira ngo aba bantu ubababarire. Washoboje Stella kubabarira, Mana ushoboza nanjye kubabarira atari imbaraga zanjye ahubwo kubw'imbabazi zawe. Bari kushoboza uyu mumama kubabarira, bari kushoboza uyu mupapa kubabarira, bari kushoboza uyu musore n'umukobwa kubabarira, bari kushoboza imitima y'abizera kubabarira, kandi turabizi neza kuzabikora kuko ni isezerano wasezeranije abizera. Mana ducishijwe bugufi no kubasengera kugira ngo basure. Nibutse ko wasuye cya gihe ndi muri Faisal, umwana arembye ari muri soze tansifu, batubwira ko umwana atazabaho, ariko urangije urabikora, umwana uramukiza, umwana bamuzima. Ndagushimiye kuko wabikoze, ubari kushoboza n'ubu bwoko bwawe, abarwayi ubakize, abatababarira ubahe kubabarira, kandi abageragejwe cyane bikomeye ubasure ubarwanirire, kuko n'ubundi turabizi ko muri iyi si tuyirimo turi abagenzi, turajya iwacu mu ijuru. Nubwo twababazwa, nubwo twanapfa, tuzi ko tuzabona umwami Imana. Turagushimiye kuzafasha itorero n'abandi bakurikiye ubu butumwa bwiza mu izina rya Yesu, amen. Nagira ngo mbabwire yuko umwana yaje kuba muzima kubera ko abaganga nabo barakora. Yaje kunywa imiti, ya miti nyine ibafasha kurinda kwica ubwandu, kuko imiti ku gihe, yafatiye imiti igihe mbere y'amasaha 72, hanyuma biza kumuhesha gukira nubwo yamaze igihe kinini bigoranye, ariko birakunda. Hari igihe abantu baza kwibaza ngo none uwo mwana yaje gukira. Ndagishubije comment rwose, ikindi mukibaze, umwana yarakize, ni umusore mwiza, turashima Imana. Nanjye kandi umutima wanjye warabohotse, wararuhutse, gusa n'uyu muntu ndacyafite kumusengera kugira ngo nawe Imana izamubohora umutima, atere n'intambwe rwose yakira umwami Yesu kugira ngo amubabarire. Imana ibaha umugisha, amen. Imana iguha umugisha kuri ako kantu. Hariho ukuntu buhamya bunyuramo, nubwo akangaka kara gace gato cyane k'iby'imbaraga Imana yakoze. Ibirenze ibyo bandangiriraho ubu buhamya buri bwuzuye aho babusanga. Bajya kuri Arabohora TV babusangaho, basangaho ijambo ry'Imana n'ibindi biganiro n'ubuhamya bwinshi babisangaho Arabohora TV. Yego, musure Arabohora TV, mukore like, subscribe, muhe na comment, bizamufasha kugumya kwagura umurimo w'Imana akora, kandi byose ni ku bwa Kristo. Imana ibaha umugisha, ndabakunda cyane. Bye.